Lewis akomeje gushaka Alice, gusa na n'ubu ngubu Lewis yamaze kubona ahantu Alice aherereye, gusa nanone ntabwo arizera neza ko uwo yabonye ari Alice. Gusa na Alice nawe ahantu ari akomeje kubabazwa cyane, gutotezwa, gukubitwa ndetse no gufatwa nabi no gukoreshwa imirimo ivunanye. Ibyo byose rero, niba ukunda iyi filime bita The Homeless Girl, ndagira ngo wigire hino ufate umwanya wawe mutoya uwumereze mubwire byinshi tugiye kuba twaganira nk'abantu bakunda iyi filime. Iki kiganiro rero bakise The Homeless Analysis. Ndagushimiye wowe tugiye kubana, ndagira ngo ukande subscribe niba ari bwo bwa mbere wakumva iri jwi. Ku bantu rero bakunda iyi filime, dutanga ibitekerezo biciye muri iki kiganiro bita The Homeless Analysis. Niba ukunda iyi filime rero, n'iki kiganiro ntago kigomba kugucika. Njye wumva nitwa The Brown. Muri iki kiganiro kandi abafana bajya mu mwanya w'abakinnyi, ubundi bagatekereza ese ndamutse ndi umukinnyi uyu n'uyu ahangaha nakora iki. Ibitekerezo mutanga bidufasha kubakorera filime yanyu ikaza muyikunze kandi muyishimiye, dore ko tuyibakorera duciye mu bitekerezo byose muba mwatanze. Ikindi kandi muri kiganiro tureba isomo kuri buri episode yatambutse. Ni ukuvuga ngo turafata isomo kuri episode y'uyu munsi, ntujye kure cyane, umwanya muto tugiye kumara ahangaha, ubundi mubwire byinshi kuri filime bita The Homeless, ubundi tuze tuyiganireho mbere y'uko episode igiye kuba yajya hanze. Turabizi neza ko Lewis akomeje gushaka Alice, gusa kuri ubu ngubu ntabwo yorohewe kuko yamaze kuba yafatwa n'indwara idasanzwe, kuko ari kuba yakwikubita hasi mu gihe cyose agerageje gutekereza cyane kuri Alice. Ese ahangaha uri Lewis wakora iki? Lewis arahatirizwa kuba yareka gushaka Alice agakurikira ibijyanye n'akazi. Akazi ke kamaze kwangirika cyane. Ese ni iki yakora ahangaha Lewis? Ese wowe ukunda Lewis wamugiriye inama? Uramutse uri Lewis ahangaha wakora iki? Reka tujye kuri kese y'uwitwa Alice. Alice ukomeje gutotezwa cyane na Ono. Kuri ubu ngubu rero Alice agiye guhabwa amafaranga, usanga amafaranga ari buhabwe araguramo imyenda mike cyane. Ono yabujije Alice ko atagomba kubyira ibi byose akora ngo abibwire Lucky. Ese niye nama wabwira Alice? Ni iki wamubwira? Nuko yakomeza guhisha ibi bintu Lucky, cyangwa se nuko yabimubwira maze Lucky bakabana abizi neza? Ese uri Alice ahangaha wakora iki? Ni gute wakwivara muri iki kibazo kugira ngo ibintu bibe byagenda neza? Nanone kandi reka tujye ku isomo ry'umunsi kuri every episode. Isomo ry'umunsi rero kuri episode y'uyu munsi, ngira ngo murabona ukuntu Lewis ari kugenda arwana ashaka ukuntu yabona umukunzi we. Mu by'ukuri uyu mukobwa ntabwo ari igitangaza cyane, nta mitungo afite, gusa icyo ukunda mwabantu mwe mujye mukirwanira. Niba ukunda umukobwa mukunde by'ukuri, ujye umurwanira, ukore buri kimwe kugira ngo umugereho. Niryo somo ry'uyu munsi twahawe na Lewis. Ikindi kintu ndagira ngo wumve ibi bintu neza. Irindi somo turarikura kuri Alice. Alice uburyo yikura mu bibazo, uburyo afata neza Ono, ariko Ono akaba atabibona, ariko Alice agakomeza akarwana intambara akihangana. Nyuma ya byose ugomba kwigira kuri Alice ko kwihangana ariko kunesha. Buri kintu cyose kibi ugomba kukihanganira. Wakoze kubana nanjye, ntiwibagirwe gukora subscribe. Ibitekerezo byo hari akantu waba wifuza ko twagukorera, turashima abantu mwese mwatanze ibitekerezo ku kibazo cy'amajwi kikaba cyarakemuwe.
kandi kikaba kitazongera gusubira ukundi. Waba wifuza ko twakongera igihe izi episode zacu The Homeless ikajya imara igihe kirekire, turavuga ko kuba twayivana nko ku minota 20 tukayigeza kuri 50 cyangwa se nk'isaha. Ibyo byose ni ibitekerezo mugomba gutanga, kandi ntibibagirwe gukora na subscribe.